nubona ugihumekera ukabona ukiri muzima, ujya wibuka yuko hari umwuka washizemo bituma ushimira Imana. Nakuzana ijambo rivuga ngo ni Yesu ukeneye, ni Yesu ukeneye. Muri urwo rugendo urimo, muri urwo buzima uhagazemo, ni Yesu ukeneye. Bajya bavuga ngo nta wangwa na bose ariko nta n'ukundwa na bose. Kajya kumva ko umuntu yahuye n'ikibazo, kumva abantu basa naho baraserebura yuko umuntu yagize ikibazo. Nguko uko isi imeze. Aho kugira ngo abantu babazwe nuko umuntu yahuye n'ikibazo, ahubwo bagaserebura ko yagize ikibazo. Ndabashuje mu izina rya Yesu Kristo. Imana ibahe umugisha. Reka dushimire Imana ko iduhaye umwanya mwiza kugira ngo tuganire ijambo ryayo. Namwe kandi tubashimire uburyo mubana natwe umunsi ku munsi. Imana ibahe umugisha. Mu by'ukuri turabizi ko n'ubwitange, ni umwanya muba mwatanze, ni ubutunzi bwanyu. Imana ibahe umugisha ku byo byose. Reka dusenge maze dushimire Imana kandi tuyisabe kubana natwe muri uyu mwanya mwiza wo kuganira ijambo ryayo. Turagushimiye kuri kwizerwa no kwiringirwa. Ijambo ryawe ribeshaho, ijambo ryawe rirarema, ijambo ryawe rirakiza, ijambo ryawe ritanga ubuzima. Nkundire njyewe ugiye kurivuga unshoboze, kandi imitima igiye kuryakira rikore kidasanzwe mu bagiye kuryakira, maze nk'uko ijambo ryavuze, nk'uko imvura na shelegi imanuka bigatusa ubutaka, ubutaka bukameza imyaka, ngo niko ijambo ryawe ritazasubira ridakoze icyo waritumye. Reka iri jambo rigiye kunyuramo rikora icyo waritumye ku muntu wese ugiye kuryumva ndetse n'uzaryumva mu izina rya Yesu Kristo, amen. Reka dusome ijambo ry'Imana mu butumwa bwiza bwanditswe na Luka, ibice ni 7 umurongo wa 11 turageza ku murongo wa 15. Ubutumwa bwiza bwanditswe na Luka, ibice byaho ni 7 umurongo wa 11 turageza kuri 15. Hari ijambo rivuga ngo buke ajya mu mudugudu witwa Nayini, abigishwa be n'abantu benshi bajyana nawe. Ageze hafi y'irembo ry'umudugudu ahura n'abikoreye ikiriba, wari wapfuye ari umwana w'ikinege kandi nyina yari umupfakazi. Abantu benshi bo muri uwo mudugudu bari bamuherekeje. Umwami Yesu amubonye amugirira imbabazi, aramubwira ati wirira. Yegera ikiriba gikoraho, abakikubira ahagarara ati muhungu ndagutekereza byuka. Wari upfuye arabaduka atangira kuvuga. Yesu amusubiza nyina, amen. Ndagira ngo tuganire ijambo numva Imana yashyize ku buzima, kandi numva Imana yashyize muri njyewe ngo ndiguhe. Ijambo rivuga ngo ni Yesu ukeneye, ni Yesu ukeneye. Reka mbisubiremo. Numvisha umwuka w'Imana ambwira ngo nze nkubwire ngo ni Yesu ukeneye. Muri ibyo bihuri gucamo, muri ibyo bihuhagazemo, ni Yesu ukeneye. Rimwe na rimwe hari ukuntu umuntu agira ikibazo akumva hari aho yakakigejeje, kandi mu buzima bwacu bwa buri munsi umuntu wese ugize ikibazo aba yumva hari umuntu yakiyambaje kugira ngo amufashe muri icyo kibazo. Iyo ari ikibazo cy'amafaranga hari umuntu utekereza. Kubera icyo umutekereza nuko umuziho ubwo bushobozi bwo kuba yagukemura icyo kibazo cy'ayo mafaranga. Niyo mpamvu usanga umuntu wese akaba aziranye, muri telefone hakaba harimo umuganga baziranye, hakaba harimo umutakisimeni, hakaba harimo umumotari, hakaba harimo umuntu ucuruzi, ku buryo ushobora gusanga buri serivisi yose ikorwa ugasanga hafi y'abantu bose bakora izo serivisi nibura ufitemo umuntu umwe cyangwa urenze umwe muri telefone. Kubera iki dutunga abo bantu? Nuko hari igihe tugera mu gihe tubakenera bikaba ngombwa ko tubiyambaza. Ariko ntago naje kuvuga abo bose, naje kubwira ko ari Yesu ukeneye, ni Yesu ukeneye, ni Yesu ukeneye. Wowe uneze amatwi, birashoboka ko hari n'abo wiyambaje bamwe bakwizeza ibyo batazanakora, ariko bavuga ngo ni Yesu ukeneye. Ibyo bihurimo ntazi ibyo ari byo, ni Yesu ukeneye. Bibiliya igaragaje aya magambo ndayakunda cyane. Iyo ndi kuyasoma, iyo ndebye ibintu byabaye kuri uyu mugore, ndavuga ni Imana ishimwe yuko igiserukaho abantu bananiwe ikadutabara imbaraga z'abantu zabuze icyo zikora. Uyu mugore bigaragara ko yari yamaze kwakira ibyabayeho. Nawe tekereza gupfakara agapfusha umugabo.
kubivuga biroroshye ariko bene da ni igikombe kigoye, ariko iyo byakunze nyine, iyo byemeye kukinyweraho ukinyweraho ntaho wagihungira cyaje. Hapfushije umugabo abuze ukunda bigenza, arabyakira ngo asigarana umwana umwe w'ikinege, niwe wenyine yari afite. ngo haca iminsi umwana nawe ararwara. Urumva nk'umuntu wari uzi ko amusigaranye wenyine yakoresheje imbaraga zose zishoboka kugira ngo arebe ko uyu mwana yakira, ariko birangira byanze, birangira umwana apfuye. Ukuri abaganga Imana ibaha umugisha ngo bajya basanasana iminsi ikicuma, ariko reka mabwire ngo basa n'uw'Imana itararekura. Uw'Imana yarekuye ntacyo abaganga bakora. Tujya twumva nibyo bomboni zongera umwuka, ariko bongera umwuka kuhari. Uw'Imana yashyize mu muntu washizemo ntacyo bomboni ikora. Bomboni ikora buryo uw'Imana ukirimo. Nubona ugihumekera ukabona ukiri muzima, ujya wibuka yuko hari umwuka washizemo, bituma ushimira Imana. Nakuzana ijambo rivuga ngo ni Yesu ukeneye, ni Yesu ukeneye. Muri urwo rugendo urimo, muri urwo buzima uhagazemo, ni Yesu ukeneye. Ngo birangira umwana arwaye, birangira umwana apfuye, arabyakira ko nta kindi yari kubikoraho. Haleluya! Nta kimiryango yari gukora, nshuti ntacyo zari gukora, abaganga ntacyo bari gukora, aho ngaho amafaranga ntacyo yari gukora. Amafaranga hari ibyo ashobora, ariko ntabwo amafaranga ashobora byose. Nkunda kubibabwira, hari ibyo akora mu bya buno buzima, atuma twambara, atuma turya, atuma abana biga. Nibi turi gukora n'amafaranga bene da, byose bikorwa n'amafaranga. Nta na kimwe ibyinshi muri buno buzima bikorwa n'amafaranga, ariko reka mbabwire ngo ntabwo ashobora byose. Ariko naje kubabwira ngo ukenewe ni Yesu, ni ushobora byose. Haleluya! Uyu mugore yari yamaze kwakira nyine yuko agomba kumupfakazi, agasigara nta n'umwana afite. Umva ko gahinda, umva uwo mubabaro. Nyine bari bahari, urumva harimo abamukinaga ku mubyimba. Buri muntu wese ibyago arimo, ntabwo abantu bose babazwa nuko umuntu yagize ibyago. Harimo n'abashimishwa n'ibyago yagize. Bajya bavuga ngo nta wangwa na bose, ariko nta n'ukundwa na bose. Kajya kumva ko umuntu yahuye n'ikibazo, ukumva abantu basa naho baraserebura yuko umuntu yagize ikibazo. Nguko uko isi imeze. Aho kugira ngo abantu babazwe nuko umuntu yahuye n'ikibazo, ahubwo bagaserebura ko yagize ikibazo. Njya mbibona. Ugasanga inkuru y'ijambo ry'Imana rikiza ubuzima, ritanga ubuzima, rikiza umubiri, gakiza n'ubugingo, ugasanga ntabwo abantu babikurikira, ariko byacitse kabaye. Ugasanga nibyo abantu bakurikirana, abantu bakunda byacitse. Niko abantu bameze. Niba runaka ari kuvugaho inkuru y'ibyiza, bakumva n'ibintu bya, ariko yavugaho inkuru y'ikibi, ugasanga n'abatavuga bavuze. Njya nkurikirana ibyigisho bya bamwe batandukanye, ugasanga igisho cy'ijambo ry'Imana mu by'ukuri komantere 2, 3, 4, 5, 6, ariko wa muntu wavugaga ijambo ry'Imana ntibashyireho komantere, ntibavuge ko hari icyo bumvishemo. Wasanga hari ikibazo cyamubayeho bakamwandikaho, na wa wundi utaravuze akabona uko avuga. Bivuze ko hari abantu babereyeho kwishimira ibyago by'abandi, hari abantu bishimira amakuba y'abandi, hari abantu bishimira ibi byabaye ku bandi. Hariho abantu bateye gutyo. Uyu mugore ngo byari byarangiye, ari we ntacyo yari afite cyo gukora, bene wabo w'umugabo ntacyo bari bafite cyo gukora, bene wabo w'uyu mugabo ntacyo bari bafite cyo gukora, nta na kimwe. Hano hantu hari hakenewe Yesu wenyine. Naje bango ni Yesu ukeneye, ni Yesu ukeneye. Abandi baragerageje biranga, yewe n'abakabishoboye barabyanze. Naje bango ni Yesu ukeneye. Ngo bari kwitegura kujya gushyingura, bari bagiye gushyingura
bivuze ngo byari byarangiye, ngo bari gusohoka bagiye gushyingura, ngo bageze mu marembo y'umudugudu witwa Nayini basanga Yesu yahageze. Haleluya! Basanga ngo Yesu arahari, abandi babuze icyo bakora, ariko basanga Yesu yahageze. Ngo abandi ntiyabitaho, ngo yegera nyina w'umwana, ngo aramubwira ngo wirira. Nta wundi wari wabwiye umudamu ijambo rimuhumuriza, ni Yesu wenyine ajya atubwira amagambo imitima yacu ikakira ihumure. Ngo aramubwira ngo wirira, ngo yegera abikoreye ikiriba, ngo agikoraho, ngo amaze kugikoraho, ngo agahungu karabaduka gatangira kuvuga, ngo Yesu agafata ukuboko. Yesu amufata ukuboko, ngo amusubiza nyina. Reka nkubwire ngo ni Yesu ukenewe, ni Yesu ukeneye, ni Yesu ukeneye. Abandi warabiyambaje, uzi uko byakugendekeye, nakuzaniye amakuru, ni Yesu ukeneye. Muri izo manza, muri ibyo bibazo by'urugo, muri ibyo bibazo by'abana, ibyo bibazo by'ubuzima, ni Yesu ukeneye. Kandi cyantangaje, iyo Yesu aserutse ajya agira hanyura akora ibyo yagambiriye gukora, ariko ni Yesu ukeneye. Ntabwo ukeneye ibindi bintu bihambaye, hakenewe Yesu, kuko iyo wabonye Yesu azana bya bindi byose wari ukeneye. Naje kubabwira iki? Ibyo bihuri gucamo ntazi ibyo ari byo, ntazi abo watakiye, ntazi abo watabaje, nakuzaniye inkuru, ni Yesu ukeneye. Haleluya! Kwa Lazaro byari byarangiye, ni Yesu wari ukenewe. Haleluya! Ngo yaramaze iminsi 4 baramaze kubyakira, ku rwego na Yesu yaje bavate suragiye ko byarangiye aranuka. Ariko aho Yesu yageze, iyo yabonetse n'ibyanukaga birahumura, ibyapfuye birongera bikagira ubuzima. Reka ubwire ngo ni Yesu ukeneye mu buzima bwawe. Kakana ka Yayiro byari byarangiye, ariko ni Yesu wari ukenewe. Abango yewe muri urwo rugo ni Yesu ukenewe, ntacyo utakoze wagombaga gukora. Yewe waragandutse, yewe ntacyo utakoze, ariko byaranze, ni Yesu ukenewe muri urwo rugo kugira ngo rwogere rwakire ubuzima. Muraba ntacyo utakoze mu, ariko ni Yesu ukenewe. Muraba hari igihe byanga ukaguragoza ukanga, ukavuga make bikanga, aca bugufi bika, ni Yesu ukenewe. Haleluya! Ibyo bintu wagerageje bikanga, n'abandi bakagerageza bikanga, reka aho ngufitiye amakuru, ni Yesu ukenewe wenyine, ni Yesu ukenewe. Ni Yesu uhagera impinduka zikabaho, ni Yesu uhagera bariraga bagaseka, ni Yesu ukenewe. Hararimye ngo yategetse biratungana, yategetse biratungana. Uwari uzi ko agiye gushyingura, kuko Yesu yahageze agarukana umwana we, bamwe bakwenaga, bamwe bamwishimaga hejuru, baramwarwa, kuko Yesu yahageze. Nakuzaniye inkuru, muri ibyo bihuri gucamo, ni Yesu ukeneye. Niba ari akenewe rero, mushaka, ibindi byihorere. Numushaka azakwiyereka, kandi azakwiyereka mu buryo utatekerezaga, mu buryo utibwiraga. Ni Yesu ukenewe. Munkundire dusenge, tumubwire ngo mu buzima bwacu dusanze ari wowe ukenewe, turakwinginze ngwino. Haleluya! Ngwino. Ni Yesu ukenewe iwanjye, ni Yesu ukeneye iwawe. Muri iyo business yanze ntacyo utakoze, ni Yesu ukenewe. Reka dusenge. Data, mu izina rya Yesu Kristo, Imana ifite imbaraga, Imana ifite ubutware, Imana ifite ubushobozi, ivuga bikaba, yategeka bigakomera, itabura uko igenza, itagineshwa, itagitsindwa. Iyo niyo dusenza aya masaha. Haleluya! 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 Hari ababyeyi banteze amatwi, bari mu bihe bigoye, namenye ko ari Yesu ukenewe muri ibyo bihe barimo. Hari abagabo bari mu bihe bigoye by'ubuzima, namenya ko ari Yesu ukenewe muri ibyo bihe bigoye by'ubuzima barimo. Abasore n'abakobwa, namenye ko nta kindi gikenewe, ni Yesu ukenewe. Turaguhamagaye aho ukenewe haseruke, nkuko waserutse kuri uyu mubyeyi bari bagiye gushyingura umwana we adafite ikindi ari buze gukora, yamaze kubyakira. Urahaseruka biramenyekana, wari umupfu ahinduka umuzima. Waserutse kwa Lazaro biramenyekana, waraserutse mu Bayuda biramenyekana. Ni Yesu ukenewe. Ndakwinginze, ndaguhamagaye, garagara aho hantu ukenewe, tuzumva ubuhamya n'amashimwe yuko abari barageraje bikanga, wahageze bigakunda. Himbazwa n'amahanga yose. Twebwe dusabye bikeya,
ariko Efeso haravuze ngo ubasha gukora ibiruta cyane ibyo dusaba n'ibyo twibwira nk'uko imbaraga zawe ziri zidukoreramo mu izina rya Yesu Kristo, amen. Imana ibaho umugisha. Ni Yesu ukenewe kandi aboneke mu rugo rwawe, aboneke mu bana, aboneke muri business, aboneke muri ibyo bikugoye, maze tuzumva amashimwe yawe mu izina rya Yesu, amen.